Yesu ashimwe inshuti z'Imana, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe ni Pastor Placide. Ngiye gushimira Imana yo kuduha akanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano hantu ni kuri icano. Imana ihabwe icyubahiro nanone. Nubona Imana itugiriye byinshi cyane kandi n'imbabazi nyinshi bitugiriye kubw'ubuntu bwayo. Rero ndagusuje wowe aho uri hose mu nce zitandukanye z'isi, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, waba uri muri Afurika, hanze Afurika, Burayi, muri Amerika, Aziya n'ahandi. Ubashatse kuvuga imigabane yose iri ku isi, waba umerewe neza, umerewe nabi, icyose cyo nuko Uwiteka adukunda, aragukunda, nanjye arankunda, kandi imigambi yiwe agambira ku buzima bwacu ni myiza. Rero mu kanya nk'aka mbere ko dutangira kuganira ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo twinjire mu kanya ko gusenga, hanyuma twumve icyo Umwuka abwira amatorero. Mana, ndagushimira guhimbaje, ndagushimira ubuntu bwawe, ndagushimira kugira neza kwawe, ndagushimira ko data biza mu kuri atari impanuka kuba tubonanye akanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Ntabwo ari amakuba abiduteye, ahubwo tuzi ko imbere yawe data biza mu kuri, naho twaba twishimye, naho twaba tubabaye, tubonera umugisha imbere yawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye imbaraga zawe z'Umwuka wera ngo tujye kuganira ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo amahoro yawe tugaragareho, imbaraga zawe tugaragareho, ubwiza bw'ikundo tugaragareho. Reka mwana w'abandi ijambo rigera muri bene data bari hose mu isi. Mu izina rya Yesu Kristo rihindure imitima yabo, abarwayi bakire, abari bazima nabo bongerwe imbaraga. Mu izina rya Kristo abarwaye mu buryo bw'umwuka bakire, abarwaye mu buryo bw'umubiri nabo bagire neza muri make. Icyo kiri cyawe byose ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane inshuti z'Imana. Nkuko mubyumvishe muri iyo ndirimbo tumaze kuririmba kano kanya, ni Zaburi ya 23. Iyi ni Zaburi abantu benshi bazi, atari ngombwa ko ndiwisubiremo yose kuko murayizi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Haleluya. Ariko ndagira ngo tuganire ku murongo wa 6, niwo ngira ngo duhagarareho cyane, ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Haleluya. Kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana zizakugomaho, ariko ngo nawe ugomba kuguma mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imbabazi z'Imana ziba mu nzu y'Uwiteka, kugirirwa neza n'Imana kuba mu nzu y'Uwiteka. Uwiteka Dawidi niwe wavuze neza muri amagambo, yavuze ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe ngo biruta kuba mu nzu z'abakene imyaka 1000, kuko yaramaze kubona yuko yabaye mu nzu z'abami, aba mu nzu yabaye kwa Sawuli arabibona, aba umwami nawe ubwe arabibona, ntiyabona yuko ari umugisha yigeze ayiboneramo, ariko ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe byamubereye umugisha udasanzwe. Rero nshuti yanjye kano kanya, Uwiteka niba ari umwungeri wawe, ntabwo uzakena amahoro uri kumwe n'Uwiteka, ntabwo uzigera ukena umunezero uri kumwe n'Uwiteka, ntabwo uzigera ugira ubukene bwo mu mwuka uri kumwe n'Uwiteka. Ahari kano kanya umubiri wawe ukennye, ariko kuko uri kumwe n'Imana ubasha kongera gukira. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo nuko ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iteka ryose. Ngo ariko nanjye kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iteka ryose, ariko nanjye hari ibyo Uwiteka akora, hari ibyo nawe ugomba gukora. Ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Nta kintu byaba bimaze kugirirwa neza n'imbabazi z'Uwiteka byarakubayeho, ariko ukananirwa kuba mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka harimo amahoro, mu nzu y'Uwiteka turakira, mu nzu y'Uwiteka turahimbaza. Hari indirimbo bakatolika turirimba ngo ngoro y'Imana agace ibyiza, mu ngoro y'Imana duhora duseka, mu ngoro y'Imana duhora tuyisenga, mu
mu ngoro y'Imana duhora tuyisingiza, mu ngoro y'Imana haganje ibyiza, mu ngoro y'Imana duhora duseka, mu ngoro y'Imana duhora tuyisenga, mu ngoro y'Imana duhora tuyisingiza, mu ngoro y'Imana haganje ibyiza. Mu nzu y'Uwiteka niho abantu babonera amahoro. Dawidi we yabizi neza ngo anyobora inzira yo gutungana yo gukiranuka, ngo aryamisha rw'amazi adasuma. Amazi adasuma ni amahoro yuzuye, amahoro. Yesu Kristo niyo mazi y'ubugingo, Yesu Kristo niyo mazi adasuma. Yesu Kristo iyo umuntu umutima we wakakaye, Yesu ageze akongera akaminjagiramo amazi y'ubugingo, y'amazi adasuma. Ibuka umunsi umwe umukozi w'Imana bita Eliya ngo yagiye yishe mu rutare, ngo haza umuyaga uhuha cyane, Uwiteka ntiyari arimo. Ngo haza ngo inkuba zikubita, ngo ariko Uwiteka ntiyari arimo. Ngo ariko ngo haza kuza ijwi rituje cyane, ngo riyamubaza ngo yewe Eliya we urakora iki aho ngaho? Haleluya. Nawe ubwawe ukwiye kumenya icyo uri gukora aho ngaho, ukwiye kumenya icyo ubereye aho ngaho, ukwiye kumenya icyo Imana yakuremeye. Icyo yakuremeye ni ukuba mu nzu y'Imana. Ntabwo kuba mu nzu y'Imana ariko uri mu rusengero nk'ahangandi gusa. Ushobora kuba uri aho ngaho uri, aho wicaye, aho uri kugenda, aho uri kumurikira, aho umurikira kuri screen ya telefone yawe, cyangwa kuri screen ya smart TV yawe, cyangwa kuri screen ya iPad yawe, ariko Uwiteka ukaba uri mu nzu yiwe. Umutima w'umuntu ushobora kuba mu nzu y'Uwiteka, umutima ushobora kuba uri mu kazi kawe, ushobora kuba uri mu bindi bintu bitandukanye, ariko umutima wawe uri mu nzu y'Uwiteka. Kimwe n'uko hari igihe abantu bajya mu mazu basengeramo ariko imitima iri hanze, ariko ndagira ngo umutima wawe mu nzu y'Uwiteka. Dawidi aravuga ngo nanjye kugirwa neza n'imbabazi niba bizanyumaho, nanjye nzaguma mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose ntibaho. Reka mubwire shiti yanjye, ntuzarambirwe kubana n'Uwiteka. Naho wabona abantu bakora ibidakwiriye, ubu ngubu kano kanya ni igihe cyo gutunga agakiza kawe ku giti cyawe, agakiza kadashingiye kuri pasiteri wawe, agakiza kadashingiye kuri diakoni, agakiza kadashingiye ku baririmbyi, gashingiye ku kuza Imana. Ndagira ngo ngukangurire gufate Bibiliya usome uyu munsi wa none, umenye Imana ku giti cyawe. Nawe rero uzagume mu nzu y'Uwiteka iminsi yawe ukiriho. Mu nzu y'Uwiteka Uwiteka atumara agahinda, mu nzu y'Uwiteka Uwiteka atumara amaganya, mu nzu y'Uwiteka Uwiteka atumara imibabaro niyo turuhukira. Hanyuma twije mu nzu y'Uwiteka tubabaye, yagize akaduha imitima ituje. Salomo yubatse inzu y'Uwiteka, warangije ngo arimo ayisoza abwira Uwiteka ngo yewe Uwiteka we, umunsi abantu bazajya basenga berekeye inzu yawe, ngo ujye wumva gusenga kwa uri mu ijuru. Iyo uri mu nzu y'Uwiteka, umutima wawe utuze mu Uwiteka, umutima wawe ushyire mu Uwiteka, Uwiteka ari mu mutima wawe. Nugira Uwiteka nta mutima mubi uzagira, ntabwo uzagira inzangano. Abakwanga nabo ubwabo bazakwanga, yego nta wabuza ababi gukora ibibi, ariko ntabwo bazigera bagera ku ntego, kuko intego Imana igufiteho iyo wamaze kwinjira mu bushake bw'Imana, Imana igusigasira kuko umuntu asigasira imboni yiwe. Iyo wemeye gukurikira Imana nayo iragukurikira, iyo wemeye gukora icyo Imana ishaka nayo igukorera ibyo ushaka. Ariko ikibazo kiri ubu ngubu, abantu bashaka ko Imana ibakorera ibyo bashaka, ntabwo bashaka gukora ibyo ishaka. Bashaka kuyobora Imana, nyamara Imana niyo mutegeka wa byose, niyo yaremye umuntu, imuremesha umwuka wayo, irategeka ngo habeho inyamaswa biki, ariko ngirangije ibumbabumba umuntu, imuhumekera umwuka w'ubugingo. Njye mfite umwuka w'Imana, nawe urawufite, umwuka Imana yaguhumekeyemo. Ariyo mpamvu yavuze ngo turebe umuntu asa natwe ngo babe abatware. Njye nawe turabatwara. Ni ryari tubura ubutware? Ni igihe tuvuye mu nzu y'Uwiteka. Nshuti yanjye, ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose ntibaho. Iminsi yanjye ntiriho, njye nicyo niyemeje, nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Nibamo ni uko byagenda kose, nzaba ndi kwiringira Uwiteka. Ijambo ry'Imana ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Wabuzamera nk'igiti cyateye iruhande rw'amazi, ngo ntikita ku gihe cy'izuba cyangwa igihe cy'imvura, ahubwo ngo cyera imbuto zacyo igihe cyose. Ngo kandi ngo umuntu nk'uwo nguwo ngo ukiri muri Uwiteka ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo imiraba iraza, imivu iratemba, ngo ariko ngo yikubita kuri ya nzu ngo isanga ihagaze. Ngo ariko ngo umuntu wumva iryo jambo ngo arayiza ntarikurikize, ngo ameze nk'umupfapfa. Wa mupfapfa ngo wumva iryo jambo ngo ameze nk'umupfapfa ngo wubatse ku musenyi, ngo haza imiraba ntizabura, haza inzuzi, haza ibibazo, ngo biraza bigikubita kuri ya nzu. Ngo kugwa kwayo kwabaye kubi cyane, kugwa kwayo kwabaye gukomeye cyane, kugwa kwayo kwabaye intambara zikomeye. Niyo mpamvu mubwiye ngo mu nshuti yanjye aho nkurikiye kano kanya, ntiwibagirwe yuko ukwiye kubana n'Uwiteka, ntiwibagirwe ko Uwiteka agukeneye, ntiwibagirwe ko Uwiteka ashaka kubana nawe. Ngo nkunda bankunda niko yavuze. Ijambo rigeze kuryigisha ahantu, umuntu aravuga ngo yanga Uwiteka aradukunda twese. Hejuru y'urukundo hari urukundo, yavuze ngo nkunda bankunda.
kandi abashaka n'umwete bazambona nshuti ndimo ndasoza ntabwo ushaka gufata iminota myinshi ariko ngo nawe uzabe mu nzu y'Uwiteka iminsi yawe ikiriho. Dawidi yarimo arahira avuga ngo Uwiteka nzikazangirira neza andyamisha rw'amazi adasuma n'ubu ngubu aracyangira neza ariko nanjye hari icyo nzakora aricyo ngambira gukora nuko nanjye murahiriye yuko nzaba mu nzu y'Uwiteka igihe cyose. Tujya twifuza ko Uwiteka asohoza amasezerano yadusezeranyije ariko twebwe twamasezeranyije tukagasohoza. Twigize abantu batazi gusohoza ariko tugashaka gusohorezwa. Abantu benshi babona basenga bavuga Imana yarambwiye abandi ngo baramanure n'ibyasohora ariko abantu bavuye mu nzu y'Uwiteka bajya hanze y'inzu y'Uwiteka. Niyo mpamvu ibintu byose wumviye mu nzu y'Uwiteka ugomba kwibonera mu nzu y'Uwiteka. Ndashoje rero Imana igumugisha cyane komeze kwishimire. Uramutse ushaka kumvugisha ni kuri 0783 cyangwa se kandi ikindi ndagira ngo usabe kuri subscribe kuri iyo channel. Imana igumugisha buriya hariho ibintu biba bidasaba n'ibintu bikomeye ntagara amafaranga mubwiye umwe kora subscribe aho ngaho kandi usharinga ijambo ry'Imana nufatanya nanjye gusharinga ijambo ry'Imana bafatanyije nanjye mu murimo umunsi Imana izaza guhemba ntago izigera kwibagirwa. Ndashoje rero Imana ikomeze kukwishimira, Imana ikomeze kuba hafi yawe kandi nawe uzabe mu nzu y'Uwiteka iminsi yawe yose ukiriho. Ndagira ngo mbwire ngo amafaranga ntazabukure mu nzu y'Uwiteka, umugabo ntagakure mu nzu y'Uwiteka, umugore ntagakure mu nzu y'Uwiteka, umukobwa ntagakure mu nzu y'Uwiteka. Ntukave mu nzu y'Uwiteka yaba mu mahoro yaba mu byago. Bana n'Imana kuko nawe bana nawe. Iyo usinziriye ibihari bari umurindi yavuze ngo inshuti zo mu isi iyo umuntu apfuye ziramugenda ngo zikagera ku mva ye ngo zikamushyiramo ngo zikigendera ariko Yesu we murajyana. Ifite Yesu murajya n'ahandi hasi akabana nawe mu ntambara zose akabana nawe akazaba ari uzakuzura. Ibuka cya gisambo ku musaraba cyambwiye ngo umwami ubwo uzagira mu bwami bwawe nawe uzanyuka ngo uyu munsi tuba turi kumwe muri paradiso. Nshuti yanjye ese wowe ntabwo wifuza kuba muri paradiso y'Uwiteka? Ikimbabaza nuko abantu benshi bifuza ijuru ariko amabwiriza yaryo ntabwo bashaka kuyabwirwa ntabwo bashaka kwiyumva kubera ko bumva ko biruhije ariko ntabwo biruhije. Yesu yavuze ngo umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Icyo dusabwa ni iki? Kwemera no kwizera. Imana igumugisha rero. Shalom shalom. Ndagukunda mu izina rya Yesu. Ciao.